bigende neza. So uyu munsi turaza kuganira ku kintu gikomeye cyane, ni gute wakwitegura mbere yo gutangira business. ibintu ugomba kumenya mbere yo gutangira business. Hari ibintu abantu benshi baba batazi mbere yo gutangira business. Hari nk'abantu benshi baba twumva uyu munsi nzi neza 99% bazi ngo umpaye cash natangira business. Ariko ko icyo kintu tukigarukaho, umpaye cash natangira business. Kuki umuntu umuhaye imodoka abanza kujya kuyiga? Wamuha igare akabanza kujya kuryiga, ariko wamuha amafaranga akumva ko business yumva ko amafaranga ya metiriza. Amafaranga mva ko ari cyo ati ngiye umpaye cash business nayikora. Ariko mu by'ukuri ni ibiki ugomba gukora no kumenya mbere gutangira business. Bagiye tugira ubushize kuba twaganiriye ku kuntu ukuntu imishinga wakora n'ibihumbi 500. Ibibazo rero byagendaga biza tukumva ni ibibazo noho biza neza muri business planning. Reka dukora ikiganiro no kize kuba ari ikiganiro kibisobanura ni ibihe bintu. Yes, hari igitekerezo ufite. Yes, iki none ni ibiki bintu ugomba gukora mbere gutangira business. Kuri tuzoganira. And so twishimiye cyane kuza kuba turi kumwe namwe. Okay coach, tutangire rero. Impamvu ikiganiro nk'iki kiri very very important. Ndagira ngo mbanze mvuge facts zimwe na zimwe. Okay? Actually facts ziri ahantu hose umuntu wese yabona zimeze gutya zivuga kuri business. Uruzi yuko 90% y'ama startups mashyashya cyangwa se business shyashya zifunguye zira failing. Zinago gukomeza. Niba ngo business 9 mu 10 ntabwo zikomeza zigitangira. Okay? Mu mwaka wa mbere ziba zifunze birangiye. So za tegezo cyapfuye. No muri 10% zikomeje. 50% yazo ntabwo zigeza imyaka 5. Nuko business zipfa buka buri munsi iri nk'abana ubwo zirapfa cyane. Hama noneho ni gitangaza. Yes, ni statistic. Yari komeza twumve. Hama rero ikindi kintu ugomba kumenya nuko noneho no muri izo zikomeje 30% zo zigeze imyaka 10. Coach, ariko se wowe ikiganiro cyo kwitegura business ko numva kigiye ikiganiro cyo guca abantu intege? Oya, nibyo ni ukuri. Izi ni actually niba ufite business karumve piko ufite business ikaba imaze umwaka umwe, nuvuga ngo uruta 90% yabo mwatayanye icyo gihe warutangiye. Niba ufite aka business kagisha imyaka 5 hari nyinshi cyane zitageje abantu. Umuntu n'umuntu ukomeye. Exactly. None ni statistic itangaje yuko 40% only ya startups no kwiza mu myaka 5 zo zinjiza amafaranga. Izi ni ziba zihomba cyangwa se ziri breaking even. So why? Cyureka yuko gutangiza business nubwo bisobanura nka hari ibintu byiza biryoshye buri wese yakora, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ibintu bisaba yuko planning ufite ibintu ugomba gushira ku murongo n'iki all that. Impamvu uyu munsi ushaka kukiganira cyiza kuba dutangirire hejuru. Ni gute umenya business ugomba gushinga, bigenda bite, hanyuma tukagenda tumenya neza ukinja business planning yayo. Hama tuze no kurangiza tuvuze nese nihe business nuhe buryo nakora mu business. Simfungure company mu buryo sore mu buhe buryo, ibintu byose tuza kubikavaringa byose. Kuko kubera kutagira nyine icyerekezo cya business no kutamenya tuza kuganira uyu munsi byo harimo strategic plan, operational plan, marketing plan. Niyo mpamvu business zose navuze nyine zifailinga gutyo. So ubwo wowe urashaka ikiganiro kireminga yuko business byibura umuntu uza kugikurikira ashobora kuba ari umuntu watangira business byibura ikageza imyaka 10 cyane, cyangwa baretse kuyitangiza ubu ngubu abitonze abanza ashyira ibintu ku murongo azayitangiza ari sure yuko. So coach, noneho ndashaka nk'abavip dusobanurire neza
coach idea twese tuba tuzifite abantu bose tuba dufite idea wanyu so ndashaka kumenya noneho idea ndayifite part 2 iki nakora next. yes ni iki nakora next. Okay, so idea urayifite ajya wifite sasa rero reka duce mu bintu vuba icya mbere let's say umaze kuvuga uti ni kinsha gukora bitewe nicyo mfite mu bumenyi cyangwa se n'iki kintu muri community. reka dukore wenda nka case study kugira ngo wowe ugiye usobanura uhereye kuri iyo case study. nibaza ko nka business yakora ari restaurant sibyo situgiye abantu ngo mukore restaurant oya this is a case study niyo fashe basi. niyo fashe ngaho sobanurira neza idea ndayibonye. so urumva idea ni restaurant maybe usanze bivuyemo ko ari byo ukunda gukora cyangwa se usanze ari ikenewe aho hantu uri cyangwa usanze n'abandi babifite bicamwo nawe ugiye kubatamo byose bishobora kuba impamvu utangiye restaurant. so now numara kubikora iki ni cyo murago mutwe sasa rero ni guhito jewe indi nuza ya kabiri no guhita ndeba competition na market. Iri kintu gikomeye tuvuga ngo sasa rero competition yanjye ni iyi ibi bintu nzanye ahantu ndi competition imeze gute. Okay. Ni bangahe dukora ibintu bimwe ni bangahe tuzacuruza ibintu ku rwego rumwe. so hanyuma market so kige market mitavuga sa market ni kwiga market harimo of course competition kinja kabiri ni customers. aba customers utagitinga nabahe kurumva hari restaurant z'abakire na restaurant z'abakene aka restaurant z'abantu bo hagati. so sasa rero muri market yanjye ni nabahe bakenona ndonda targeting. so ni babandi bakora muri banke bakora mu mujyi bwa fooding play 3,000 4,000 5,000 cyangwa se ngereka targeting babaye bari mu mujyi bari burire 800 cyangwa 1,000. Okay, cyangwa ati no ndigiwe ni abantu bashobora no ku affording a Marriott 15,000 20. so you have to see your targeted customers. Kiri kintu cya kabiri. Okay, nako muri market harimo competition na customers. Harimo cyo gimaze kubibona kiri kintu wakuri sura vuga sasa rero ese koko reka tugiye muri cost ya service nshaka gutanga twigereranije na purchasing power ya target customers yanjye bizagenda biti koze ni ikintu gikomeye ngo njye nshobora kuvuga nti harya ejo bundi twavuze iki muri mu kiganiro if the quote is nice you say it twice. subiramo ako ka urumva for example uravuze usanze kuko rero mubwiza ukuri hari igihe business idea idashobora kurenga step ya mbere ugasanga competition ni nyinshi ku buryo vraiment there is no need it's not worth it. cyo ugasanga abatege customers bawe wari bukuru bameze n'icyo ugasanga bari satisfied. bari satisfied rwose aho barira harahagije nta kintu bashaka cyangwa se bivanira ibyo mu rugo wabize neza. so you target customers for kubigaho you study your customers you study your target customers. so you sanze ibyo bintu bibiri yes wakomeza nawe nuko umaze kubona yuko hari uniqueness uri buzane muri restaurant nshyashya ushaka gutangira. ngo ni iki cy'umwihariko ugiye kuzana. so let's say ugiye kubofaringa akantu tugiyewe rero sasa rero njye sinshaka ko bazajya birirwa n'urugero birirwa baza muri restaurant nkuko andi ma restaurant yose abikora. njye ndashiraho abana n'udupackage twiza tubibasanga mu biro bari muri office ako ni akantu k'akarusho uzanye. sasa rero ako ni akantu gakomeye. rero njyewe nzamvugana na kandi twese twabyemera umukozi uramureka ngo ajye kurya mu mujyi aragenda agaruha hashize nk'isaha ahita acishamo agatembera karamutsa bene wabo hari igihe baginu agateza kureba amatelefone andi muyagurisha akaza nka saa 8 akavuga ngo ibiryo byari byatinze gusa urumva bihita bigu ariko rero tuvuge boss ntago ushaka gutangira uvuga tugenda kuri restaurant making sure yuko nivuganiye na offices hariya niyo nagira iki nzashira timu z'abana tuba packagingira abantu tubashira ibiryo aho bari. It's efficient barya iminota 20-30 basubire mu kazi.
so ko n'akantu ushatse ko wowe urengeje. Okay? So rero sasa ugahita ureba niba jyewe nzakora resitora ndategetinga middle class hiryaga ibihumbi bishyura 3, 4, 5 n'urugero. Njyewe nshizeho delivery, okay, izankostinga y'amafaranga, nshizeho babakozi bazaye babitwara, yes, hanyuma nshizeho na ya package. Okay, so niba byose ukareba ese koko ipla yanjye ushobora kuva kuri 3 ikajya ku bihumbi 6, 6 cya 4, 5, 6, sibyo wabariyemo ibyo bintu byose. Sasa ni handi turero kuri iyo step nari mvuze. Nubwo sasa rero abantu banyine tagitinga ni middle class na abantu bakorera ama companies mu mujyi, sibyo. Je ndashaka kubashiraho kano karusha akaba delivery iplan ndabona yamagara y'amafaranga. Okay, so bitewe n'intuza bitewe na target customers zanjye cost koko uyigiranije na purchasing power y'abantu ntagitinga i business yashoboka. Let's say ubonye player bizajya kuri 5 gataro ku minsi 30 n'ibihumbi 150 kandi byabaye 5 kubera iki? Kubera ko washize twatundi twose twakarusho. Kandi wowe urabizi yuko abantu bimura targeting we dahembwa 200 bahembwa hagati y'150 na 300 neza zari umushahara azabaho atese azakodesha ate cyangwa iki rero ari rero gasanga pricing power y'aba customers babona icyo ushaka kubakorera bidahuye nibyo. So using you sanze yes kuko urumva akantu isuvuga kahise ka utuntu twinshi kazanye mu mutwe wanjye. Hari ukuntu usanga nka resitora, nk'ubu resitora zose ziri Rix harimo uzasanga Nyabugogo, voilà, kuko urumva pace resitora zirari za komoditi cyangwa Nyamirambo usanga za accommodating purchasing power y'abantu baraho. Yes, ugasanga ziri mu mujyi zo zimeze neza ziri kimuhururani hejuru. Urumva rero doza ni ibintu bikomeye cyane. Ubwo ro warangiza umaze kubara kubyo nabo byacamwo ukabavuga utoke aha ndabona ari sawa, reka no tugiye ku kintu cyo kuvuga utoke none si ibintu byanjye nzabyamamaza gute. Ubwo tugiye kuri ubwo umaze tujyane step by step. Nabanje ngira idea mpitamo kintu uzakora bitewe wenda n'ibyo bintu 4 bituma umuntu azana idea. None icya kabiri ndavuze ati okay, noneho ngiye kwiga mu customer wanjye na competition. Kanige market. Yes. Muri market harimo competition no mu customer ushaka gutagitinga. Bashaka abo hejuru, bashaka abo hagati, bashaka abakene cyangwa se bashaka kubagore cy'abagabo, ibyo abagore cy'abagabo abana. Yes, aho ndimo ndajongera niba abantu ukoreye business bandi, aho ndimo ndajongera aba customers. Hano rero ndimo ndajongera businesses zanjye zindi. Exactly. Ndizirusha akarusho kanjye n'akari. So akarusho ka ugomba kongeramo. Okay, bijagata no kongera akarusho kawe. Akarusho kanjye nzaborohereza muri ubu buryo nzongeraho iki cyangwa izo nariyemo numvise badateka ibintu byiza, ari ikintu nzashiraho bitari healthy, bitari kishobora no kuzana restaurant ibintu biri healthy. Exactly. Sasa rero icyo kintu uje gukosora no guhindura no gushira akarusho ukakibarira muri cost y'ukuntu njyawe no bizamatchinga n'iki. Okay, niba bizajya muri cost rero bizaza muri cost, ubwo icyo gikorwa se koko bantu banjye bafite amafaranga kuzishyura ibi bintu no kuzishyura ya service cyangwa se ya product nashizeho n'akakarusho. Yes. So yamaze kubona ibyo ngibyo ari check. None sasa tujya kuri rero sasa marketing plan. Ni gute nzamenyekanisha ibikorwa byanjye, you know, kocha niho bigora. Voilà, marketing bura nicyo kintu cyambere gikomeye cyane muri ni type business. So kandi urumva ko marketing service based business, si ko marketing a restaurant, si ko marketing a product service business. Ngo ufite ikintu gicuruza ibintu bifatika, ntukimatinga kimwe nk'ikintu gifite ikintu kidafatika na service. So urumva ngo no ukora marketing plan. Abanyarwanda turi hasi kuri marketing cyane, ku buryo umuntu akubwira ngo ati ngewe ati nzavuga ibyo nkora
ngaruko abantu natangiye gutera imbere amfete akabiceceka akabyihererana ngazabivuga ari uko yatangiye gutera imbere. Ndaguha nk'urugero, hari nk'abantu usanga nko mu mafamiye babana ariko ugasanga nka se wabo wa hafi ntazi icyo umwana wabo hano akora. Ugasanga wenda nimba acuruza nka telefoni ntibabizi ko acuruza telefoni. Ugasanga wenda nimba akora inkweto ntibabizi ko akora inkweto, cyangwa ari umutayeri ntibabizi, mbega akaba akabihisha gati hari umunsi nyine nzatera imbere ngo niho nzabivuga. Nose uzatera imbere ngo tutabivuze. Aho rero kuri marketing coach urumva ikibazo gihari. Abanyarwanda ntabwo dufite a culture kwiselling. Icyo kibi, we don't sell ourselves. Donc twumva ngo kwiselinga, urumva dufite bya bintu utamenya n'inyo ngo nta nubwo no guca bugufi. Si uguca bugufi, I think ni false humility, ariko ubwiyemezi bwihisha ahandi hantu mu bundi buryo. Urumva umva impamvu se ni ukubera ko no mu muco nyarwanda cyane cyane West Africa n'abarundi no kubameze, ahubwo iyo ugomba guhisha gutera imbere kwawe. Ugomba kubihisha. Bivuga ngo success yawe ugomba kwisha, ugomba kwibwira abantu, ibwira abantu bari gutinya amarozi, bari gutinya ibiki, ariko no gutinya ishyari. No gutinya ishyari n'amarozi. Exactly. No gutinya ishyari. So nuvuga ngo kora gutinya icyo shyari rero harimo icyo guhisha, gutinya icyo wagezeho. Nese urumva uzafungura agashopu k'amatelefoni ujya kwibwira iwanyu. Habe ari umutonto cyangwa nyogosenge uri bwibaza impamvu umwana wari igicucu kiraho kandi wowe ubutajya bigeza ku kantu. VIP baze gutekereza kuri iki kintu. Urumva ni ikintu cyo guti marketing ari ukubera iki? Ndumva rero biteye ikibazo. Mu gihe nk'abazungu banzi ko ni uri bunezererwe nimubwira it's fine kuko nawe nanze rufite ni byose sawa. Yes. Yeah. So urumva rero because of that dukurikira ikintu cyo kwiselinga natwe ubwacu kitaturimo. So nuvuga ngo niyo mpamvu rero marketing akenshi bako marketing ni kwamamaza. So utazi kwiyamamaza ni kwamamaza ibyo ukora ntibizagora. Ugomba kumenya kwiyamamaza wowe ubwawe. Biganza bigahera muri wowe. Exactly, yeah. Hanyuma ubundi ukabona noneho gutangira 100% kujya hanze. Jya mbwira abantu ngewe niyo wampuza n'umuntu ari wese ukomeye gute tukicarana gutya nkende minota 2 ndamaze kumubwira ibintu byose ubundi waho navuye nibyo nagezeho nibyo mfite 2 minutes. I have to sell myself ko nabwo nzi ikintu azamarira ejo. Ibyo none se coach kuri ya case study twe turiho ya restaurant ni gute umuntu wenda yakwamamaza iyo business iri ntoya, service based cyangwa product based? Service based ubundi nko kuvuga umuntu we dukora service nka barabo kwirembo bato. Urumva ibyo twabijyamo nitanye gufata amatelefone kuko kwamamaza iki service imwe bitandukanye n'izindi. Kandi no bitabica mu kugira gute mu kuriba mu researchinga ya market yawe nakubwiye twavuze ati reba competition urebe customer urebe na demand. Buri yo biga ibyo bintu uranareba ureba n'ukuntu wabageraho utari kuzi ko bano bantu muri zino zo mu gina rimwe yamamaza. Ngwite na yamamaza abantu kwamamaza bakora n'icyapa gusa bamanika. Nje wakuru du flyers nkaba mfite umwana mwiza w'umukobwa memba cyo umusore wambaye neza akagenda komanga manuza akabaha du flyers kandi tsati iyi flyer yisa n'uyu munsi iplayer ya mbere uyu munsi ni 30% off. Ureba n'urugero nkungiye ujuga komanga muraje komanga kuri office yacu agasigira nka secretary ntuza flyers nkesha ati restaurant cyashye yaje gutya umuntu usa neza umeze neza akabivuga ati numuzane zi flyers ni 20% off. Turabagaburira uyu munsi ndakubwiza ukuri twajya gutrying nibyo sibyo abantu bashya bajya gutrying. So you have to see ko bimeze hamukare uburyo wa marketing. Ese ni ubikeneye online, ubikeneye muri yo kugenda door to door, biterwa n'ahantu uri ya service ugiye gukora, ariko you gotta have a marketing plan. Okay, aho kama ni marketing plan no turakumva turanakagaruka wenda mu bibazo. Noneho rero mbwira mfite business ko abakiriya nabize marketing plan yenda ifite
habakurikiyeho iki rero coach? Okay, iki nicyo gikurikiyeho gikomeye ni starting costs. Icyo iki gikomeye. Hahandi aho ruzingiye abantu benshi babaza ko ari abantu bakomeye gusa. Aho niho twari dutegereje. Amafaranga ibintu bikeneye kugira ngo nzagire muri starting cost rero barimo ubwoko bubiri bw'ama cost. Hari variable cost na fixed cost. Yes. Fixed cost nuvuga ngo ni ibintu bigutwara amafaranga ariko bizahoraho kandi biguma kwa kundi. Let's say dusuye muri case study ampaye restaurant cyangwa se ikintu kizakenera ahantu hakodeshwa, uzakenera ahantu ho gukodesha n'amafaranga ahoraho. Biri y'umuriro, biri ya internet, ibintu byose amafaranga izo ni y'umukozi, izo ni fixed. Ni fixed cost. Ko ni ibintu bizahoraho buri kwezi. None se nk'ameza yo ube bimeze bite? Okay, variable cost. Akaba rero n'izindi zitwa variable cost, ibi ni ibintu bishobora guhinduka. Ariko muri ibyo bintu harimo n'ibintu uguze rimwe gusa. Donc fixed ni ibintu bihoraho. Ni ibintu bihoraho. Ibya bindi buri kwezi bihora bingana gutyo. You have to meet this every month. Hakaba variable uvuga ngo let's say niba ugiye gukora ibintu bya videography, kamera uyigura rimwe. Igiye mu variable cost, ukareba stands, ukareba amatara, ukareba iki byose ukabishira muri restaurant, intebe, imeza, all those kind of things ugateranya. So imaze kureba kuva ku meza ugera ku ki, kuva uza harimo byose ukabiteranya, amasahani, amasorori byose ukabishira hari. And then warangiza uvuga uti inzu nzafata bazansaba ameza ngahe 3 yo kuba nishyuye rent, nzakenera umukozi. Ibintu byose nabyo ukabireba ukabishira hari, byose ukabiteranya ukamenya amafaranga ukeneye. Hari n'akandi kantu njya nkunda kurenzaho just to be safe. Ndavuga ni byibuze ku mukozi uri bukenere, niba uzi ko ari wowe uzabikoramo gusa it's fine. Ariko niba uzi ko uzakenera umukozi cyangwa babiri, shiro n'imishahara yabo byibuze amezi 3. Byibuze amezi 3. 3 kuri 6 nabyo. Utaratangira business ufite amezi 3 nabyo bishiriye amafaranga uzakenera yo gutangizanya business. Uko business yose ntabwo uhita uvuga uti nzatangira kunjiza mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu. So uyafite. So iyo ufite startup cost yizi neza, nibwo utumye uti si business ngiye gutangira noneho nkora iki. Shaka ideni, shaka umupartner cyangwa se amafaranga ndayafite. Aho rero niho hakomeye. Ko hari igihe ushobora kuvuga uti sase ibi bintu bitune starting cost ibi nabyikorera. Maybe nkeneye grant nakwa applying hano, nkeneye loan nafata hano niki. Cyangwa se ukuntu ibintu bikenewe bigize bikomeye biri hejuru gutireka nshaka umuntu twa partneringa. Uyu mushefu nshaka guhemba. Wamuha amashares tukapartneringa restaurant kabiyacu. Icyo gihe noneho mwapartnerinze bivuze ngo ibyo salaries biba bigiye ku ruhande. Exactly, bigiye ku ruhande. Kandi uwo muntu not only ntaje gufasha ku mafaranga gusa, umuntu nk'uwo bari na strategic partner. Hari ibintu azanye by'ubumenyi udafite. Wenda wowe marketing na service n'iki, ariko we azi guteka. Wenda ufitemo ufite n'akantu uza, wenda ufite n'agatahe gake wabitse, sibyo? Ariko uzarebye usanze amezi 3 yo kumuhemba yo kugira icyo utazayashobora. Problem. Ariko we naza mukabikorana ntazakwishyuza. Ariko ikindi nacyo ukoze strategic partnership, kuko uko restaurant izamera kose nta muntu uziza ngo mukuro ngo wamushukisha amafaranga mujyana ahandi, kuko restaurant niye nawe, you know. So all that you maze kora startup cost ni gumenya, do I need a partner, do I need a loan, do I need a strategic partner, ibintu byose aho ngaho. So ubwo noneho ndumva ahantu bitangiye kugera abantu benshi ahangaha ku mafaranga haragorana coach. Uburyo usanga abantu bose bavuga ngo icyama nkabona umupartner uzana amafaranga. Ukumva we arashaka kuba the strategic partner kuri wa wundi kubera nta mafaranga afite, akavuga ati we nazana amafaranga rero ngiye nkora akazi. Ati ibitekerezo ndabifite. Niyo problem ibi ari abantu benshi. Nanjye n'abantu benshi nkabona barashaka kunzana amafaranga ubu bafite ibitekerezo. Ibitekerezo bafite. Urumva igitekerezo rero kandi buri ashobora no kwitonda
ntabwo bindi bavuze agakora startup cost n'iki byose agasanga icyo gitekerezo nyamara yanakikorera. Exactly. Ashobora gutangira small akakikorera. Ushobora gusanga wagikora pe 100%. Ushobora gusanga niyo mpamvu abantu bakora kuticara neza cyangwa ugasanga ashatse kukikorera ushobora gutaka startup cost bikamupfana. Ikora ko atabaze neza ngo asange startup cost neza ngo yadinge neza. Ntabwo nari kubishobora nari kuba narazanyemo umuntu tugafatanya. So all that ni ntuza. Okay. Hanyuma kuri icyo ngicyo rero tunavuga yuko hari n'amabusiness amwe namwe usanga akeneye akeneye ama license. Very very important. Amabusiness usanga bafite akeneye ama license kandi ama license amwe namwe usanga ari costly. Hari amafaranga ugomba gushira. All that nabyo ni ibintu bitandukanye. Ubwo icyo gihe restaurant yo nibaza ko nta license isaba, nta license zikomeye isaba wenda iri mu biro by'ibiryo. Simbizi. Iri mu biro by'ibiryo nibaza ko bifite license sibyo? Yewe ari restaurant rwose isaba license ra. Ama restaurant ntaga saba license ahubwo biterwa na restaurant kwingana, ariko iyo bigeze kuri za restaurant ziba mu mahoteli ho usanga ahubwo abakenera license ari aba supplying. Okay. Aba supplying n'imboga n'imbuto bakenera ikintu cyitwa HACCP. License ireba ibintu bijyanye n'ubuziranenge bw'imboga n'imbuto. Okay. So, coach, ubwo rero ibyo byose ndabifashe ndabifite. Ngiwe ndashaka gutangira business ariko sinshaka guhomba. Mfite startup cost, mfite iki byose, what do I do next? Hari akandi kantu gakomeye cyane ngiye nibaza ko ariko my favorite ni ugufata n'ibyo byose twavuze hejuru ukabishyira mu buzima busanzwe. Ni akantu gatera ubunebwe ugakora ariko kari ngombwa cyane ugakora. Ako ni akantu kitwa gukora akantu kitwa break even analysis. So ni ukureba ese amafaranga ngomba asohoka buri kwezi nayo. Ese kugira ngo nzishyure rente nishyure abakozi wenda nanihembe kandi ndangure bihwaniremo simpombe nangahe. Kuri akantu gakomeye niho ruzingiye. So kugira ngo akora aka break even analysis ukora. So di gute bigenda rega expenses zanjye y'amafaranga ninjije bingana yewe ngiye mnikuyemo bagize bingane business komeze gisunike ariko yonyine iriho iritunga. Kuko business yatangiye kwitunga watangiye gukora uri mu kazi business yatangiye kwitunga. So niyo mpamvu bita break even analysis. So nko muri iyo case wambwiraga ko twayikora vuba, let's say tuvuge renti y'ahantu, abakozi, ibintu byose ku kwezi, reka tuvuge ko bihakenewe ibihumbi hari ukuntu usanga bigera nko mu bihumbi nk'imiliyoni nk'enye. Sibyo tuvuge twabanje abakozi, twishyuye umuriro, twishyuye byose bikenewe kugira ngo ube ufite ntuza cooperating n'icyo wanaranguye of course. Okay, ubwo rero warangiza kavuga uti sasa ipla yanjye y'ibiryo kugira ngo nzabe competitive, byibuke kugira ngo nzabe competitive muri ya restaurant yo mu mujyi nzagira nga ugasanga byibuze ni ibihumbi 4 kugira ngo byibuze udahenda cyane. Ko hari aba 3 hari n'aba 5 ariko wowe washatse gushiramo akarusho gatoya urumva n'ibya 3 akore ntushaka ko bya 5 uvuga uti genza igira 4. Reka mpeze nshyire kuri 4. Ubwo rero ikindi ugomba gukalculatinga sana no gukalculatinga ese sahani imwe niba nzegurisha 4 ngiye bizantwara ngahe. Zantwara ngahe isahani. So ni handi rufata ukabara neza sasa. Kabara za cost zose zijya ku isahani. Donc umuceri zijya ku isahani, inyama zijya ku isahani, ivuta zijya ku isahani, umukozi uzahemba uzamo renti, gaze, byose. Exactly.
ukageranya neza kandi bimwe ni formula ihari actually. So ukaba wareba ukavuga uti sasa rero niba ari umufuko w'umuceri, nibaza ko uri umuntu uteka ububizi. Umufuko w'umuceri wagaburira bavamo plate angahe? Sibyo? Ubwo urumva ubumenye iti umufuko w'umuceri bari 30 40 navanyemo plates 1000 n'urugero. Ubwo urabona ufashe 40 kugabanya 1000 ubuzi neza ko kamenya cost y'umuceri wagiye wari 40 n'urugero. So the same ku bitoki, the same ku nyama n'iki tuvuge sasa rero warebye ugasanga uti isahani nayibariye neza n'umukozi wabitetse ukareba amafaranga umuhemba ku kwezi ubyibuke, warangiza ukayagabana na buri munsi, ukayagabana na wenda n'amasahani wagereranya ukareba uti ku isahani bari harimo cost y'umukozi ingana ite, ukabishiraho. Ushobora gukora approximation ukavuga uti mbonye isahani kugira ngo ibisahani cyantwara nka 2 kugira ngo ibisahani pe, donc ari umuceri uriho inyama ziriho amavuta ariho byose byantwara 2. Gurusa zaravuze isahani nzegurisha 4, ngiye mu byukuri intwara 2 kugira ngo ibisahani uvuga ngo wunguka 2. Iyo nizo bita margin. Sibyo? Iyo ni margin yawe kuri buri sahani. Ubwo rero ufata ya margin 2 ukigabanya ugenda ufata miliyoni 4. Uruka miliyoni 4 ni totale y'amafaranga sohora kwezi. Harimo renti, harimo abakozi, harimo gas, harimo internet, harimo umuriro, harimo ibintu byose bishyura buri kwezi. Ufata ukabigabanya 2,000. Ubwo miliyoni 4 tugabanisha 2,000 twihuse ubwo ni 2,000. Sorry 2,000. Fata 2,000 ugabanye na 30. Surumva nagara amafaranga yo. Ubwo urumva amasahani uvuga ngo miliyoni 4 kugabanya 2,000 nuvuga ngo kugira ngo jewe nyiri restaurant mbashe kwishyura bya bindi neza kwa kundi nuko nzaba nacuruje amasahani 2,000 mu kwezi. So ngo ku munsi nuko naba nagize gute nacuruje amasahani 66. So ubwo rero nufunga restaurant yawe wacuruje amasahani 50, umenye ko uwo munsi urumva icyo gihe tunamenya ko na business ishoboka. Urebye amasahani 66 ugatsagetinga usanga abakozi ba leta barya mu mujyi barya saa 6 gusa ntibarya nijoro. Ubwo ngo sasa tubaza amasaha, ubwo n'amasaha angahe? Ubwo nukuvuga ngo nukuva let's saa 5 kugera saa 9 ngo n'amasahani ho gusa ubucuruje amasahani ucuruza ya lunch. Okay? Ubwo fata ayo amasahani 60 yagabanya mu masaha gabanyikana ngo reka amasahani 15 birebye kureba competition urebe Abavip. Ndumva rero muri make dukoze quick summary y'ibintu byose. Dukoze quick summary